mu mbone yanjye nuko hano hacyarimo gatego n'ubundi ariko wumvise ijambo rya Colonel Nzenze yavuga ati ntabwo ya gahunda yo kugenda muducenga muzana amayeri mpaka igihe mudusukumiye ku nkuta z'imipaka izacamo akubona ibibazo bya Kongo bizagira bikarangira koko cya gihugu kigatuza David ariko n'ubu kiratuje no kuvuga ngo zino ngabo aho bigeze zibangamiye amahoro muri Nord Kivu wayibonye influence nakubwira imposition ya zone town urabona ko barahindura kubera kudashaka kuvuga ijambo ya M23 ko ariyo yempoje zone tampo bakashyiramo ngo neyase yempoje zone tampo. Rero za Kenya cyangwa se ingabo z'akarere bazaye ngo iminsi 6 guhera ku itariki 12 kugeza ku itariki 18 aho bagera kuri Sudani y'Epfo bakavuga ati rwose nta niyo dushaka ati ni gute igihugu bwacyo kidatekanye kiza gukingira ngo ariko nanjye sinjye kukubeshya sha hano ngiye kubagama pe Kongo hano hantu mwashizemo akantu k'ubwenge ntanga ba Sudani neza kubungabunga umutekano wanjye mu gihugu cyanjye yagenda ikabanza kabungabunga iwabo. Kongo ugiye kureba ino mitwe yitwaje intwaro izo za FDLR yamaze kuzishyira nabo matsinda y'abacanshuro ikoresha guti ya FDLR iheruka ni Rwanda urumva ubwo wazanye mu Rwanda ahubwo sinza hano nabonaga bavuga ko leta ya Kongo yongeye kubasabira kugirana imishyikirano n'u Rwanda nikomeze nyine nikomeze ubwo nyine nese ubundi Kongo niyo nakubwiraga ikeneye umutekano Kongo se yabuze umutekano wagera reka tuguhe ikaze rero wowe ukurikiye iri tsinda ry'abanyamakuru bakorera ku kinyamakuru Bwiza TV na bwiza.com na bwiza.com. Impamvu dukunda kubigarukaho kenshi nuko reka se nk'ubrandinga bwiza.com nuko hano haba hari bwiza.com na hari Bwiza TV twahuje imwe bita ngo guhuza imirongo harya no guhuza imirongo ni synergy rero synergy irasanzwe mu itangazamakuru ko amatsinda abiri ahuza imbaraga akagira gahunda ategurira abayakurikira abo bose rero turabasuhuje dusuhuza cyane cyane abantu uri ku migabane itandukanye hariho nabonye ejo muri commentaire arimo kuvuga ngo niba ngari muri USA ngahano bita hehe abo bose rero numva iyo twabasuhuje nkuriye rwose tugize amahirwe yo kureba ngo ninde twamusuhuza Denis ariko cyane cyane ijya kwishangera hehe Hera ku rugo ubwo reka dusuhuze abanyarwanda n'abanyarwandakazi badukurikiye ndetse n'abavuga ikirimi cy'ikinyarwanda aho bari hose bavuga ikirimi cyangwa bavuga ururimi mbabarire ikirimi banza ari indwara yari binjabutse hari umuntu witwa Sefuku Ngaruye uba muri USA Colorado warimo tubwira ati rwose ndabasuhuje cyane ko ya mentioninze hari n'undi witwa Mana Tabarisi yego ko na Songa Mbere TV ariko akunda gutukana abafite ibintu bimeze nka frustration muri commentaire ze henshi aho nkunda kumubona niba afite ibibazo sinamenye ariko nawe turamusohoje umuntu ufata umwanya agakomanta burya nicyo tuba twabasabye aba yagerageje kugira ngo akurikire ibiganiro tumugeze ikiganiro uruvugiro rero nk'uko bisanzwe Denis turibanda kugira ngo turase ku ntego turibanda kuri saga yavutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rubanda rwatangiye kwifatira mu gahanga zirangabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zoherejwe muri cya gihugu aho bavuga bati nyuma y'igihe runaka zimaze hano nta kintu na kimwe ziratwereka mu byazizanye abakongomani ngo turareba uko babifata niba wa mugani zifitinga mu byo batekerezaga bavuga bati ese Kenya iraje Burundi buraje ese Uganda ije na South Sudan ubu se tuvuge yuko muri turi agahenge karabonetse tuvuge se buri wese hajya deployinga ingabo ko byatunganye tuvuge se ko muri Sud Kivu ubwicanyi bukunze kuhaboneka mu bice bya Itombwe Minembwe Uvira n'ahandi hose Mwenga n'ahandi hose byahagaze abakongomani rero ubwo turaza kureba uko bagiye babifata ababikomplaininga ni bande sinzi rero niba nta n'indi ngingo tuza kuganiraho ndumva ariyo twakwibandaho wenda tukareba n'ikiganiro Uhuru Kenyatta uzikore umuhuza
mu bibazo bya Kongo yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba M23 bemeranya ko uriya mutwe uzakomeza nyine inzira watangiyeho kugenda utanga ahantu hamwe na hamwe wari warigaruriye. Ndumva ari aho turi bwibande nta kibazo. Reka duhere noneho. Twahera rero kuri ino nama karundura cyangwa twakwita rukokoma yabaye kuri uyu wa kane, aho imiryango y'abaturage cyangwa se za societe civile bakoze inama, bagiranye ikiganiro n'itangazamakuru, rwose bagaragaza ko barambiwe imyitwarire ya zirangabo za yase. Bamwe bavuga ko ngo bameze nk'abamukerarugendo babonye se muri parike bareba ingagi, ngo babona batembera mu ntuzi igoma, ngo babona bitemberera ngo nk'abaje mu bukerarugendo. None se icyo bita foot patronage kuko ngo umwana baje ngo baruze ntiyakarabye. Barimo barashaka kubumva muri Rucuru za Kibumba, aho ngaho ahantu hari imirwano, ntabwo bashaka kubabona mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma se buri uratekanye Denis, ku buryo babona ko udakeneyemo patrol cyangwa se reka nkubwire uyu munsi ntabwo nshaka wenda kujya mu mitsi n'intekerezo rusange z'abakongomani, ariko abakongomani babivuga ni societe civile ya Nord Kivu, sibyo? Hari igihe wibaza uriya niyo mpamvu ibihugu byinshi ku isi bikenera education civique, uburere mboneragihugu, kugira ngo umuturage gafite uburenganzira ku mategeko nshinga amuha mu buryo ubu cyangwa buriya, kuko urumva afite n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nk'uko nguko. Ariko noneho amasosiyete civile muri Kongo niba twabyita ko ari uburyo ari foro nako cyangwa se agize gute, usanga ari ibyo ugira muri sosiyete militaire cyangwa paramilitaire. Singiye kukubeshya kuko nk'abantu bahamiza angaride cyangwa se abasivile baricara bagahana ntarengwa abasirikare gute. Usanga ahubwo abaturage b'influencer leta. Ibundi ibyo ntabwo byakabaye ari negative. Oya, byakabaye bigaragaza ko umuturage na leta ari abafatanyabikorwa kandi bafite aho bahurira mu bireba igihugu. Ibyo rero nta kintu bitwaye ko ari abasirikare abasivile bose n'abenegihugu cya Kongo. Ubwo ukaba ushaka kuvuga ko nimba bano baturage biyemeje ko zirangabo zigomba gutaha, ubwo leta igomba kubishyira mu bikorwa? Ntabwo ari ukuvuga ngo leta igomba kubishyira mu bikorwa, ahubwo barimo gushyira mu bikorwa ibyifuzo bya leta. Urumva? Ni ukuvuga ngo leta irimo iraca inyuma ikitwaza abaturage. FARDC iciye, kuko ikiganiro twakoze ubushize twagaragaje ko habayeho tentative zo kwinjira muri zone tampo by'ingabo za FARDC nubwo bitavuzwe n'itangazamakuru rya Kongo. Ingabo za Kenya zirababuza, zirasa mu kirere basubira inyuma. Bashaka kwataka Kibumba, bashaka kwataka Rumangabo, kandi bazi ko ari muri zone tampo, kandi nacyo kintu izo ngabo nyine za yase zagiye gukora, kubuza yuko ingabo za confronting zakongera guhangana za M23 na ntuzi bagenda bashyiramo akanya hagati. Ubwo rero urumva ko iyo turufi idakunze ni ikiasi cy'uko ubutasi bwa Kongo bwabo gukorana n'ingabo, bwabo no gukorana n'abasivile, bagomba guhuza ibikorwa bakanyura muri societe civile. Societe civile yabaye igikorwa cyiza, yabaye nako inzira nziza, cano nziza yo kunyuzamo ibitekerezo bya leta kugira ngo igifite icyo ishaka kubwira. Wabonye ko na M23 mu minsi ishize ashatse kugerageza uno muco wo muri Kongo, bose n'abakongomani reka nabo uzi ko mu gace bayobora zabonaga nawe ugeze kubona gisa n'imyigaragambyo. None se tuvuge ko abaturage bo muri Bunagana babyutse barikora bajya kwigaragambya, M23 nta gitekerezo bifiteho, ikabarahira aho twinikaga. Urumva ko batongeza? Ntabwo bongeye. Niyo societe civile bigaragaza ko iyo ni umwuka, ni impumeko. Ubundi kera ako subwo ni cyane ubu biracyaba, umuntu ashobora guhumeka umwuka ukamenya icyo yariye, kavuga utuyariye isombe cyangwa gutura umubi ukamenya icyo yanyweye. Uyu ni umubi rero. Aya magambo ni imyitwarire ya societe civile ya Kongo, ni leta ya Kongo ya Kinshasa ibituza umubi ibanyuzemo, buriya nibyo ibitekereza. Kandi nkwibutsa yuko Nord Kivu Ituri nabonye hari itangazo barutse gusohora ngo bongeramo ngo na Tanganyika. Minisiteri y'Abanyamahanga ngira ngo ya Kongo ihashyira mu hantu nyine hari muri zone rouge, hari imitekano mike, ibintu nk'ibyo ngibyo, iri muri état de siège normalement. Abantu rero ntibajya banagaruka abakongomani ku bijyanye n'amabwiriza n'amahame agenga état de siège. État de siège ubundi ivuga ko abantu bari muri zone iyobora
hatagomba kubamo nyine ibintu by'induruburi nyinshi cyane nk'izo z'imyigaragambyo abantu bavuga amagambo menshi bagira bati suko ibitekerezo biba byahagaze ariko baba bafite ku buryo hayobowe mu buryo bwihariye niyo mpamvu hazana abayobozi b'abasirikare urumva wabonye ko Nzanzu Kasivita wari guverineri wa Norukivu ari muri suspense oya nta nubwo anirukanye niwe guverineri arahembwa ariko aricaye mu gihe abasirikare bamukoreye mu ngata abasirikare bamukoreye mu ngata baraza basezeranya abaturage ko bagiye gushyira ibintu mu buryo uko byumvikane ko ubundi apart y'activité zisanzwe z'abaturage muri Goma Norukivu n'ahandi uretse ko byaje mishishakaza muri zo ntambara za M23 wagombaga kubona bo bikorera activité zabo ariko ibyo bintu bita ko ari kuzerera kw'ingabo za Kenya ni segere foot patrol na activité zabo normal nibyo byagombye kuba bigaragara ahubwo ko wamugani muri Goma ariko hatagaragara amaze gutwika amadarapo ku Rwanda abirirwa bigaragara ngo bagiye gutwika ikigo cya MONUSCO abagira gute ngo bagiye kugira gute ibintu nk'ibyo rero nkavuga ngo ibyo société civile ikora ni ibisanzwe ariko habese haza n'igitekerezo cyo kuri bigaragambyaga ukabona ko ibyo leta agomba gufata mu biganza muri Norukivu ikavuga iti ni ibyacu mu biduharire byarayinaniye binanijya gushwarirwa kuri société civile ubwo rugiye kuvuga ngo ndafanye mushyizemo ngo kubogama ntago ari ukubogama ahantu hari état de siège izi nduburi zose ntabwo zigomba kuba zihari haba hari ibikorwa bya gisirikare n'ibyo kugarura umutekano ari byo bigaragara cyane yaba ari imyitozo nk'iriya bavuze yo kujya kurashisha imbunda zikomeye muri Sake biriya bijyanye n'ibyo muri état de siège kabisa kuko ni imyitozo njyarugamba urumva yaba n'iziriya activités ziba hagati ya Kibumba ziyobowe n'abantu bo muri East African Regional Force biriya nibyo bintu ku buryo ugiye kureba wavuga ko abasivile bavangiye either activités za état de siège ziyobowe n'uriya lieutenant general uyoboye Kivu ya ruguru cyangwa se we yakoresheje iturufu yo gushyira imbere iby'abasivile na société civile kubera échec quelconque ihari urumva kuko buriya nubwo bavuga M23 ariko bagiye nko kumwaka raporo batibonanijwe n'iki yavuga ati n'abaturage bangana ntago bashobotse mba ntaravuga bakaba bavuze ngo abasirikare ngo nibave hangaha n'aba ntaravuga bakaba bagiye kwivanga mu bya MONUSCO akavuga ati rwose ndasezeye munsubize muri leta y'amajoro ndabona kuyobora abaturage ba Norukivu bitoroshye abaturage ba Norukivu rero bari kujijuka cyane niba ari harimo izo nzira ebyiri either nibo bikoresha reka tubyemere kuko ntago dufitiye amakuru ariko niba banakoreshwa na leta mu bitekerezo byayo byo kuvuga ngo Kenya par exemple ni deployence hariya mwageze kuki ntidushaka gutya na gutya banyura muri abo abaturage babaye ibikoresho bikoresha ntakajyamo bakoreshwa nabo bari manipire sibyo kuko société civile ya mbere noga mutaduha amakuru yose abanyamakuru yakabaye navuga ngo ubundi mupfiki na M23 ayo masezerano mwagiranye kuko hari bivuga bariya bakabengera barabivuga bakuriye abatutsi bo muri Kongo ariko no état de siège ubundi ne yagiyeho mbere yuko M23 itangira oya ntabwo yagiyeho mbere ko itangira gutera ariko yari itangiye resilience yari itangiye kugaragaza bimwe mu bikorwa byo guhangana urumva so rero ariko iyo société civile nayo isa nkaho inarobanuye kugira ngo abantu batwumva bajye babonamenya impamvu rimwe na rimwe umuntu avuga ibintu kuvuga ngo kubogama nuko nayo irobanuye ino société civile y'abantu bishyira hamwe bumva ibintu kimwe sibyo niba ari IDPS niba ari iki n'iki wenda fayuru n'iki byose niba bose bari abantu bazakubeshya na société civile yari itabogamye kuko yaba veranda mutsanga ifitwe mu imbaraga n'abanande bakaba n'abantu bakomeye mu bwoko butuye Norukivu ifite ahantu ibogamiye hazwe niba rwarubyiruko rwa IDPS bari kombata ba IDPS urumva banambara ibintu bisa na gisirikare cyangwa se ruca urumva nta saga seseko muri kumenya ruca ibogamiye kuyihe mouvance politique iri muri Kongo so tudatinze rero kuri iyi ngingo cyangwa se tunayifasha umwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigaragara ko société civile ya Kongo nayo yaravangiwe ubwayo irivanga kandi irivangura kuko nk'ubu ngubu urabona ibibazo byose bivugwa muri Kongo société civile ntabwo turibone insertion y'ijambo ryamagana imvugo z'urwango n'itotezwa y'abatutsi n'abavuga ikinyarwanda bo muri Kongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane ko bamwe muri abo ngabo muri société civile niyo haje abavuga ikinyarwanda barivanga bakita igihutu ntibakemera ko ari ikinyarwanda kubera intérêt zabo politique ni nka bya bindi by'abagande igihe u Rwanda rutarebanaga neza na Uganda bari batangiye kwiyita andi mazina
ngo ahubwo barabyiyise Reka byiyise abavandimwe nta bavandimwe bazavuga ikivandimwe bakivuge ku maradiyo yabo za Kisoro na za Voice of What twumva icyo ururimi rw'ikivandimwe aho rwaturutse. So tudatinze rero Denis, société civile harimo akajagari, kandi reka nkubwire akajagari karimo no rukivu kaba gaterwa n'abasivile n'abasirikare n'iki byose niko gatuma aba opportuniste babona ahantu babinjirira. Ukibaza dusipoze ngo mu nzira ebyiri, niba ari umurongo leta iba yatanze bati mugende muhumeke ibi ngibi muri wa mugo twavuze, leta yunguka iki? Niba ari ideology y'abaturage yabajyanye gutyo ndabameza bakagira akagarara bakajya mu mihanda leta itabizi, dusipoze gutyo leta bifitemo ihe nyungu. Ariko nshimangira ko nta kintu wakora ubutegetsi n'ubuyobozi bw'ahantu utabyemera budashaka ko ibyo bintu mubivuga. Urimo kureba kuko urumva leta ya Kongo irimo kurokereta abacanshuro, niyo makuru dufite. None ngo hari n'abantu ngo East African Regional Force niba se babona abacanshuro bo batanga umusaruro mu kudihe M23, noneho ahubwo bari umuvuno wabo akaba ari uwo kwitambika ako kazi bakabona na timing irimo kubajyana twapatanya abantu ko barwana hasi n'abanyura Kibumba hari ingabo za Kenya ntago bari bujye kurwana n'ingabo za Kenya kuko ziri hagati kandi nitujya guca kuri agise ya Rucuro n'iki byose naho nta musaruro biri butange kuko kuzajya kubohoza Bunagana bose urabona ko bahurumbira inzira y'umupaka. Ariko nanone birashoboka ko kino gitutu cy'aba baturage leta bikisha inyuma kugira ngo zino ngabo za yasiri bazigaragaza ubushake buke mu kugaba ibitero ku nyeshyamba kugira ngo zirukanwe ahubwo bari abacanshuro bahabwe urubuga. Nyine nibyo nashakaga kuvuga, ariko nanone nkanavuga ngo tushyira aho ngaho kugira ngo turase ku ntego. Twarabivuze mu kiganiro gitambutse kuko ngo leta ya Kongo yariwe mu mutwe iriya zone tampo imeze nk'umusumara mu rukweto. Kuko imeze niyo ko ari influence ya M23 kiya influence ke habaho iyo zone tampo, no kuvuga ngo leta yirukanwe ku butaka bwayo. None yirukanwe ku butaka bwayo ku gisirikare cya M23 birangiye M23 nayo nk'ikubito hareba inzega bati musubire inyuma. Ariko nanone babasha kuharekipera. Ariko nanone bakwiye kwibuka ko iyo zino ngabo zitahaba hari igihe Goma ibiri mu maboko y'inyeshyamba. Bibabwiye iki se abaturage? Nubundi abaturage bameze nk'abarubitire nk'abasifuzi. Aba baturage rero basaze ngo iyo zone tampo nago bayikeneye rwose ngo babaye. Ndabona bafite n'igipapuro n'ikipankarite ngo la population du Nord Kivu ne veut pas de la zone tampo nous impose par la force de l'EAC car la RDC est un état souverain. Le retrait de cette force passive n'est pas négociable et c'est une urgence pour la paix au Nord Kivu. No kuvuga ngo zino ngabo aho bigeze zibangamiye amahoro muri Nord Kivu. Wayibonye influence nakubwira imposition ya zone tampo. Urabona ko barahindura ko kudashaka kuvuga ijambo ya M23 ko ariyo yempoje zone tampo bakashyiramo ngo neyase yempoje zone tampo, ariko bakibagiza ko zone tampo yanditse muri communique ya Rwanda yo irimo n'iryo jambo ryanditse guverinoma yayisinyeho none byitiriwe abanyakenya. indi buke miseri iragarutse nanone mu kibazo cya Kongo. Biyo navugaga ngo rero ku bihugu ubundi bifite abaturage mu buryo runaka cyangwa buriya ubundi education civique nayo iri mu nshingano z'amaguverinoma kwigisha abaturage bakavuga bati ibyo twasinye Rwanda murabyumva, bakabahuriza mu stade bakabwira société civile mu mahoteli bakabwira iriya communiqué de Rwanda ivuga ibi ikavuga ko ABCD niyo zone tampo included. Urimo kureba ingabo zigiye kuza zizakora gutya na gutya bizagenda gutya kuko ubundi busanzwe no kuba FRDC idashobora gutacinga ikintu cyayo kuri Kibumba na Rumangabo. Ubundi byo wenda reka tuvuge ngo umuturage akabigizeho ikibazo, ariko se abifiteho ikibazo yarabisobanuriwe yasobanuriye imikorere ya zone tampo kuko zone tampo c'est une chose nouvelle muri Kongo ntabwo zikunda kuba ahantu henshi hatandukanye. Ziwakinga gute iyo société civile niba kuko atari abasirikare bemerewe no kujya gusura ibi activities zo muri zone tampo? Nicyo gihe nabonye bakabaye cyiza bakavuga bati bakwiye kujya hagati ya leta na M23 icyo ni icyambere. Ariko bakanakora watchdog ku mikorere ya zone tampo bakavuga bati reka ahubwo iyi nama tujye kuyikorera muri complex ziri Kibumba. Iyo zone tampo rero batemera cyane nuko banemeza ko ngo ahubwo izo nyeshyamba za M23 bivugwa ko zavuye ngo zigihari. Ariko nyine ibyo ngibyo ntabwo ari umuturage uri reporting.
ubu twagombye kumva biri muri complaint z'ingabo za Kenya bavuga bati ba bagabo batubeshye ko bavuye hano bavuye mu mazu ntibava mu ndaki kandi bakubwira ko ingabo za Kenya bazishinja nazo gufatanya na M23 ukuntu icyo mvuga jewe nuko ahantu hose ingabo za Kenya zaserutse zabaga ziri kumwe na za ngabo za IGVM zirimo amatsinda y'abakongomani nta wabahisha izo raporo kuko nabo barimo harimo wabonyemo n'abanyarwanda n'iki byose n'abanyasudani n'abarundi byose sasa ibyo ngibyo n'aba societe civile yabivugaga yaragiye igacekinga urumva kuko ntacyo igaherekezwa n'izo ngabo za Kenya ikavuga koko niba mwarafasha ahangaha n'iki muduherekeze tugere ahantu kibumbi garukira ku mipaka yayo niba ari buhumba tugiye turebe kuko bakaza batanga raporo noneho Kenya kayisinyaho hasi kuko twahuye twakubitanye n'abe M23 twagize gutarika bya burabura byo mu kirere gusa n'iki byose biragaragara ko na amarangamutima ari gukoresha hano baturage kuko icyo bishyizemo nuko zino ngabo zajyanywe no kurwanya M23 icyo ni cyambere ko batabisobanuriwe icyo urumva no kudasobanukirwa imikorere n'imigirire icyo bita zone tampon ni iki iriya communique de Rwanda nta mobilization yakozweho ku nyungu zande ntabwo habuze amafaranga cyangwa se uburyo bwo gukora mobilization ahubwo byari muri intere za Kongo kuko buriya muri politiki hari ukuntu muri politiki hari ukuntu ubuyobozi bumwe na bumwe bitewe na methodology zikoreshwa mu gihugu cyangwa kiriya bwishimira ko abaturage batamenya byinshi cyangwa byose kugira ngo ujye ubona uko baca muri humye bubashyiremo ideology yabo so kuki leta ya Kongo itamenyesheje abangaba ibyikomunike de Rwanda ku buryo bwimbitse kwari kugira ngo batamenya byinshi ibe yabacama nk'uko bavuga bati mujye mwigaraganye muzamagane ntibaba barabyigishijwe bavuga ati turamagana ibintu mwatwigishije ibyo gituma nyine niyo education civique itakunda kugira imbaraga kuko abaturage bajijutse bakamenya byinshi umurongo ku wundi nk'ibi ntabwo babwira ngo babijyemo ariko iyo babigiyemo nk'uko nguko ugiye kureba societe cooperative mpuzamahanga ivuga iti nazangabo zananiwe zibe filistire zigire gute urumva ya bona key babakiranye iribagiranye mu gihe cy'amezi nkangahe kandi ibi nibyo bizatuma n'ingabo za Kenya ziyamanika zikigendera nk'uko MONUSCO yigiriye muri Rwindi rega nibyo nababwiye ni iki Kenya yaza gukora ni iki Burundi bwaza gukora ni iki Uganda yajya gukora cyananiwe na Loni suko batafite ubwo bushobozi ariko nabo burya harimo ukuntu ushobora kubona umuntu ananiwe nk'ikintu we wazajya kumusimbura ukavuga ngo uri karampenge ngo ugiye gukora ibitangaza banza umenye kuki uwo muntu yananiwe ikintu niba ari mugiye gusimbura mu kazi no muri company zisanzwe niba ari position yananiranye wowe ugiye nta survey wakoze nta research nta investigation ngo umenye ngo aha hantu hahoramo icyuho kubera iki nawe ukagenda ukagwa mu cyuho none ugahita uruhama muri cyo kuko utabanje kumenya icyo abandi bazira n'iki bintu nk'ibyo rero Kongo East African Regional Force yagombye gutekereza nako mbitekereza jewe kujya hari ivuga ati turi abagabo baruta abanepali n'abandi bose bananiwe abantu batera amabuye Loni abantu wamagane bateye amabuye Yezu baranirwa kuyatera intumwa ngo nuko se nguri intumwa ngo ujuri igitangaza gute kurusha shobuja Loni ni shebuja w'imiryango yose ku isi Loni ni overall w'imiryango mpuzamahanga igize isi yaba ari imiryango izayase zande yande za CEDEAO n'ikindi kiture ngo abantu babyumve regional imiryango regional yo iri global niba inaniwe ahantu kuri budget ifite kuri reputation ifite kuri chapter 7 ikoreraho n'iki byose wowe uragenda uvuga ngo ugiye kujyana ibihe bitangaza yego hano simpakana ko initiative z'akarere zishobora gukora ibintu neza kurusha initiative za kure cyane ndabyumva kuko umunyakenya yari kibumba iyo batigaragaje bakangumana ngo bati n'abanyarwanda bambaye uniform ya Kenya urumva nibura muvugana icyo giswahili mu kumvikana yaba arimo gukora intervention akaba yahura n'umuturage akavuga ati hujambo akabyumva kuruta ko umuntu yaza amubwira igihinde cyangwa n'ikindi kintu cyose ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ndabyemera rwose pe ko regional force and regional initiatives zishobora gukora ibintu neza kurusha abandi bantu bakure ariko risufiye kureba byo kureba ngo bari yabo bananiwe kubera iki bananiwe mu rurimi ntibafite abasemuzi se bananiwe mu bikoresho bananiwe muri politike mpuzamahanga icyajyanye ingabo za Loni MONUSCO muri Rwindi nicyo kizagera n'abanyakenya muri Virunga Park cyangwa n'ahandi hose hari urabona nk'abantu bavuze ngo M23 zari muri Sabyinyo MONUSCO ijya muri Rwindi abakongomani bagenda basukuma ingabo zose ziri bazijyana muri parike bajya kwangiza gusa intuze usange
usanga ni ikibazo. Izi ngabo rero za Kenya cyangwa se izi ngabo z'akarere bazaye ngo iminsi 6 guhera ku itariki 12 kugeza ku itariki 18 zo kuba zatangiye kugaba ibitero kuri M23 bitaba ibyo ngo zigahatirwa gusubiraho noneho bagera kuri Sudani y'Epfo bakavuga ati rwose nta niyo dushaka ati ni gute igihugu bwacyo kidatekanye kiza gukingira ngo gikwiye kubanza kwikingira mbere yo gutabara ibindi bihugu. Kandi koko mu minsi ishize nabonye ko zirangabo za Sudani y'Epfo ngo zari zimaze bari iminsi ingahe ku mupaka. Uzi ko byaranangaje, nzi ko ari ingabo zishobora gufata indege mbese byamaze kwemezwa zikaza zikagwa Igoma cyangwa ahandi hantu, ariko ngo byabaye ngombwa ko ku mipaka babanza gucekinga ibyangombwa byazo abakongomani. Ubwo si ukuzi kuba bazibwira ati mwe mugumye aho ngaho ko batacekinze ibya Kenya sara. Kuki batacekinze ibya Kenya? Ariko nanjye sinjye kukubeshya sha hano ngiye kubagama pe Kongo hano hantu mwashizemo akantu k'ubwenge ntanga ya Sudani neza kubungabunga umutekano wanjye mu gihugu cyanjye yagenda ikabanza kubungabunga iwabo hano rwose crap for you kuri roca. Nta nubwo tuzi icyo ingabo zitumariye igihe zahamagariwe gushyigikira FARDC mu kurwanya ubushotoranyi bw'u Rwanda bwitwikiriye M23, ariko ku rugamba nta gikorwa cya gisirikare kiratangira. Bo barashaka kubona umunyakenya ari kurasana na M23, nta kindi kintu ubundi bifuza. Ibyo by'amazone tampo byo guhagararira hariya, kandi ikintu gitangaje nuko abanyekongo bumva rwose bafite icyizere ingabo zabo. Baravuga ati twebwe dufite ingabo za 8 zishoboye gisirikare cya 8, ati izo zone tampo yasirimira baba basa nkaho mbese yasibabangamiye kugira ngo barwaye na M23. Ariko byanashoboka buriya, ariko se M23 ko yabahaye kibumba ikabaha rumangabo abantu ko batanyurwa igihe no kubahakishije igihe no gutanga ibindi bice uko mu nama bagiranye na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ifoto iraniraho Bertrand Bisimwa, gusa numvaga bavuga ko yabonanye n'umuyobozi wa politiki ndetse n'uwa gisirikare, ariko wa gisirikare noneho riba rinde muri iyi minsi simuzi. Makenga nawe ndi kubona hano. Makenga ntago aho ngaho atari we uyoboye igisirikare muri iki gihe. Aho ngaho harimo ushinzwe ubutasi muri M23 bita Castro, niba ari colonel niba nsinze amapeti yiwe. Baravuga ngo hakabamo Lawrence Kanyuka, hakabamo rero ngira ngo na engineer Mbonimpa niba ari SG wa M23. Bumva ko M23 yahagurutse yose. Uyu mubonano nawo rwose ndabizi abanyekongo bari bwibaza ikiwihishe nyuma kuva na leta nta ruhande rwa leta rwaye ruhari. Ntibaburi uri ikintu bari bubivugeho, barabivugaho. Ibiganiro byabereye i Mombasa byasize Kenyatta usanzwe ari umuhuza mu bibazo bya Kongo n'abayobozi ba M23 bemeranyije kuri mutwe ugomba kuvana abarwanyi bawo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse ukanahagarika imirwano yarahagaze ntago bakirwana. Hanyuma batangiye gutanga ahantu muri muntuza muri process yo gusubira inyuma. Ahubwo ndibaza nyine wa mugani ku nshingano za Kongo tugiye ariko uzanye mise tukongeye duceke communique ya Rwanda. Kongo yimaze gukora iki? FDL yaratashye. Ese byagize gute mu nshingano z'ibyarebaga Kongo ku normalisation y'umubano w'u Rwanda uhagaze gute? Ubundi buri ruhande rwakoze iki? Ubundi Kongo ikintu cya mbere ikwiye gukora kugira ngo amahoro aboneke ni banzi rwanyira imitwe y'abanyagihugu yitwaje intwaro. Ntago yayirwanya kandi rihemba yinayifatiye runini agashaka. Erega umucansho umubelaruse wo mu Georgia arahenda. Ugize amahirwe abona umucansho wo mwirabura kuko guca makeya. Ashobora no kuvuga ati reka tuzatwarwanya twicuriza amakara. Kandi amakara akagendera ubukungu bwa Kongo. Kongo ugiye kureba ino mitwe yitwaje intwaro izo za FDLR yamaze kuzishyira nabo matsinda y'abacanshuro ikoresha. Kandi ushobora gusanga amadolari ikoresha ibatera inkunga. Banavuga bati mutwihira imbunda tuzabarwanira. Ubwo se urumva wowe ntago iteze kuzabareka rero. Ni naho kizatuma Kongo n'intambara itazahagarara. Nibyo M23 rero irimo irashingiraho mu byasabye Uhuru Kenyatta yavuze ati ibyo twebwe twemera turabyemera rwose tuzayikora, ariko turashaka umusanzu wanyu mu gutuma imitwe yose irwanira mu burasirazuba bwa Kongo irambika intwaro hasi ndetse igahagarika kugaba ibitero kuri M23 mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cy'amakimbirane mu mahoro. Bisimwa akaba yavuze ko ngo imvugo z'urwango banasabye ko imvugo z'urwango
zishobora gutambamira inzira y'amahoro yatangije zahagarara. ni ukuvuga ngo ikigaragara ahangaha ni uko M23 nayo yongeye gutsinda ikindi gitego cyo kwijyana i Mombasa itajyanye na zirandurugura izindi ngo zanyatura ngo zandande yose ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi gitego cya diplomasi na politike M23 yateye kuko kandi nanone Uhuru Kenyatta ku mijugujugu yaramaze iminsi aterwa nawe kano gaturufu nawe arakagendera avuga ati nabe noneho mpuye na n'urundi ruhande ruhanganye nabo mpuza. Ibyo nabyo ni byiza kuko nawe induruza zimaze kuba nyinshi bavuga ati se wowe kudahura n'abarwana ukagenda ahubwo azazasure n'impunzi ziri za Kigeme n'ahandi hose. Ibyo byose bizarushaho kuba byiza kuko za balance impunzi za Kanyarucinya nizo zose ziri aho ngaho. So ukavuga ngo rero M23 nayo ikomeje kugenda itsinda yayigaragaje nk'abantu bafite discipline barekura ahantu habiri naho hagatatu bazakurikizaho nabo babonye iri turufu yahaye tebo i Mombasa. Wibuka ko buri nyeshyamba zideprashije haba harimo ikintu cya legitimity, inzandiko z'inzira aho zizanyura nta wazifashe. Uwo ni umukoloneli Castro w'umutasi wa M23. Ibyo byose ni legitimity bigenda ni ukuzamuka ku ntera yo kuvuga ngo turi abantu ntabwo turi ibyihebe. Ngaho none reka tubicurike mu mvugo ya Kongo. Ubu noneho Uhuru Kenyatta yahuye n'ibyihebe cyane, yahuye n'ibyihebe kandi abashaka no kubifasha. Bano bagabo barimo bagenda bahanagura isura bapacishweho na Kongo bavuga turi ibyihebe bakoze abanyakenya Rumangabo. Ubu ni ukuvuga ngo Rumangabo igoswe n'imitwe y'ibyihebe ya M23 ku mvugo ya Kongo. Ibyihebe byagiye Mombasa kuvugana, ibyihebe babiha indege bikagira imodoka, ubuse ntibyagiye muri kompanyi z'indege kugira ngo abagabo bagenda n'amaguru niyo bagenda kandi n'intuzi. Ariko nanone rega kwita abantu ibyihebe cyangwa umutwe w'abateroriste ubundi ntabwo ari leta z'ibihugu zifata ibyo byemezo, ari n'izindi nzira binyuramo. Hari izindi nzira binyuramo. Ariko ikindi kintu nanashimangira ahangaha nk'ugiye mu mbone yanjye ni uko hano hacyarimo gatego n'ubundi. Ariko wumvise ijambo rya Colonel Nzenze yavuga ati ntabwo ya gahunda yo kugenda muducenga muzana amayeri mpaka igihe mudusukumiye ku nkuta z'imipaka izacamo. Ntabwo izacamo. Ariko ubona ibibazo bya Kongo bizagira bikarangira koko cya gihugu kigatuza David. Ariko n'ubu kiratuje ubu ngubu. Oya ukurikije ritime y'imiturize ya Kongo niba se ariko babishaka ko haba akaduruva yo kuriye. None se Kongo ishatse ntiyarangiza ikibazo, ariko nakubwiye ngo Tshisekedi ntiyari yakoze umuti. Aha hantu M23 irimo gukavaringa irwana yonyine. None ariko yahawe imbaraga zindi zabagenzi bo muri FARDC. Nkuriya mutwe w'abakomando wapatsinze mu minsi ishize wagomba kuba winjijwe mu itsinda rya M23. Nayo ikazana abandi bangana kuri. Abakongomani bazi kurwana, abantu b'abakongomani ngo bazi kurwana barantangaza. Nta basirikare bakomeye bafite igisirikare gikomeye kuko bafite experience bazi imyaka myinshi mu ntambara. Babura organisation no guhurizwa hamwe. Bagaburiwe bagahemberwa igihe ukabwita tujyariya kurwana. Bakayoborwa neza. Abasirikare ntabwo biyoborerega kurwana. Ntabwo biyobora. Bakagenda societe civile itabavangira. Nk'ubu umuntu umwe w'FARDC uri kusoma itangazo ry'aba baruca byamucanza. Ase noneho turi mu buryo gushaka amahoro abaturage no bagize. Abaturage no bagira ko nabatera b'igisirikare. Igihe mufite akaduruvayo umuntu akajya ku rugamba mu makamyo bajyana ku rugamba aciye ko no gutwika amadebe n'iki byose no kuvuza amadebe morale se umuhaye ni. So nkavuga ngo rero niba uriya muti warananiye Tshisekedi wo guhuza ingabo za FARDC n'izantu zagakora muri yatsinda ryo kubungabunga umutekano. Kongo yahisemo abacanshuro, ihitamo FDLR, ihitamo iki n'iki kugira ngo nyine akaduruvayo gakomeze kuyivuza FDLR. Iriya nyuguti ya FDLR iheruka ni Rwanda, urumva? Ubwo wazanye mu Rwanda. Ahubwo sinza ahantu nabonaga bavuga ko leta ya Kongo yongeye kubasabira kugirana imishyikirano n'u Rwanda. Nikomeze nyine. Nikomeze ubwo nyine. Nese ubundi Kongo niyo nakubwiraga ikeneye umutekano. Kongo se yabuze umutekano. Wagira ngo rata ntago bawushaka. Aho bashaka kubera ko abategetsi basukamo umuriro amavuta mu muriro. Bafite nibo babanyira ibirombe. Ibirombe bije bikajya mu maboko ya leta muri Kamena n'ahandi hose neza neza. Uwo musaruro wabubuze. Umujenerali wa Kongo, abajenerali wa Kongo ntibakennye. Ibyo birombe barabicukura bakabiruza hamwe bagafatanya n'aba FDLR bakagira amakara yose yacuruzwa na FDLR bakabonaho pourcentage yabo. Ubwo ni komanda wa division, ni komanda wa regiment nawe yaje ahita ajya mu gakino. Kandi nibabonye ko umuvugizi w'abaturage n'abayobozi ba civile turimo kubona hangaha bafite ibikomerezwa bicuruza imbaho za ruca za nyanose
bariya bayobora babahembwa abadepite ari abadepite uriya muyobozi w'inteko ishinga amategeko yigeze gutunga intoki avuga ati mwebwe muri mu bantu mukorana n'imitwe y'inyeshyamba cyane rwose abadepite bose bo muri Nord Kivu bafite utuntu tw'uturomberombe n'udutsiko turinda ngaho mbwira ahembwa miliyoni 20 hafi n'eshatu ku kwezi akura izindi zingana gutyo mu mabuye y'agaciro urumva hari umuntu wamaye akavideo ejo bundi anyereka ukuntu abantu bajya no mu biciro by'amazahabu umuntu wa muri Amerika arimo avuga ati ndebera nk'ubu umuntu arimo kumwe ngo mushakire isoko rya zahabu urumva zahabu iri ku kintu kimeze nk'ikidasesa sha yanditse urimo kureba so nkavuga ngo rero abakongomane ntabwo bamwe muri bo siritu abayobozi babo ntabwo by'ukuri babuze ntuzi ntabwo bashaka amahoro urumva barashaka ikintu cy'akaduruvayo nta kindi kugira nibarusahurira mu nduru kandi bigira ingaruka ku gihugu cyose cyane rwose birakigira kandi ntawe ubyitayeho ngaho reba iyo zahabu akira rwose hera amaso ariko iyi ngiyi ndabona itunganyije iratunganyije nyine reba n'izina ry'uwo muntu Nizeye Jimmy Anda yo abanyamasisi ariko shaho bamuvuga igihe cyose umuturage wa Kongo ataragira inyota ku mutima yo kubona ko akeneye umutekano ngo abihurize hamwe n'uwo musirikare bahurize hamwe noneho ni ya dislocation yo kuba Kongo imwe mu ari aho ndari kure ugasanga umunyakatanga afite ko yumva ibintu ho uwere afite ko yumva ibintu chopo afite ko yumva ibintu ugasanga ntabwo afite ideologie generale kuko igihugu ni ideology bahurizaho bajya no kuzihuza baguriza ko ideologie negative zo vuga ngo balkanisation ntaje mu duciramo igihugu kandi ubwacyo bikaza nko gushaka gukanga kandi ahubwo already basa nabiciyemo intuza Kongo iba Kongo ini gute buriya amarira y'umuntu muri Nord Kivu ese yaba ini gute bavuga bati bamwe bari mu Rwanda b'abakongomani ngo bari Iwabo ahubwo n'uwo nabonye ejo bundi avuga ati nta munyekongo heruka guhunga ejo bundi abandi b'ibihumbi 4 ngo ni abanyarwanda ngo batashye Iwabo nabari ababaza kirimi bavuga ngo bari Iwabo urumva so dusoza ikiganiro rero Kongo ku nyungu za buri mukongo z'abakongomani bamwe na bamwe bake cyangwa benshi ntago ishaka ikigereranyo n'amahoro kuko ntago ayiha ntabwo ahagahengero bakire none na societe na communauté internationale reba gujya ibihangaje bakaduruvayo niho bibona ibyo bikeneye kuri make ariko Amerika ikanze kuri buto urumva France igakanda kuri buto UK igakanda kuri buto even na Russia umwe akagenda kanda buto yahashyikira abashyira kuri Kongo bagakanda kuri Kongo abashyikira ku bindi bihugu n'abandi bantu n'indi mitwe bagakanda ikibazo cya Kongo cyarangira umunsi umwe ariko baricaye barari basanga miliyari y'amadolari igenda kuri MONUSCO nta kivuze pa raporo y'ibyo bahasara buriya bahasara miliyari nk'icumi cyane bakavuga ati nta gihombo ino mission nta gihombo ifite turabona turareba mpamvu na MONUSCO biruga bigaragambye ngo bayirukana ariko yimuye ibirindiro ikongeza yagiye kubaka muri park urumva bakareba bagasanga noneho abasagutse nka kwa kundi intare rikinane ingwe nayo ikagenda ikajya gutapfura utwasigaye nabo b'abadepite nabo muri societe civile opinion leaders n'iki byose nabo gakuramo utwe n'uwo muyobozi wa ruca agakuramo utwe none akajyohereza abahungu be nabo bagakuramo duke turapfa Kongo nawe urashaka kuba nwemeza ko umutungo wa Kongo ari umuvumo wayo umutungo wa Kongo ntabwo avuga ngo umuvumo wayo ahubwo ni umugisha wayo ariko muri umugisha akuguza abaturage ba Kongo bamaze kwicwa kuva muri za 98 none se uzi ubwo no umugisha uzi amatelefone arimo gukwira niyo computer bimari iki Kongo se bimari iki abanyekongo nk'abanya Kivu y'amajyaruguru cyangwa abanyaturi bimari isi nyine abanyamerika bariho neza urumva ni umugisha ku muryango mpuzamahanga nicyo navugaga nagira ngo bicemo kabiri nagira ngo nde nabonye kamere arimo aravuga ati kino gihugu cyacu cya Kongo ni igihugu gishobora gukiza isi yose gishobora kugaburira 2/3 by'abatuye we yanahereye ku butaka atiri wajya munsi mu mabuye reka mfashe kamere Kongo ni igihugu cyera gishobora kugaburira 2/3 by'abatuye reka mfashe no kamere mwongere n'ingingo ni nacyo gihugu cya kabiri gitanga umwuka mwinshi ku isi nyuma ya Amazon ririya shyamba ry'Amazon
umwuka isi yose ihumeka. China, Japan n'iki Nouvelle Zelande, ubwo ndavuga ibihugu biri kure muri Pacifique. Mwese oxygene mufite murayikura muri Amazon, muyikure muri Congo. Waza babwira iki? Kamere we rero ikintu yatekerezaga yavugaga abona cyabafasha, we yavuga ati twebwe abanyafurika nago dukunda umugane wacu, ati turareka abo banyaburengerazuba bakaza. We yashakaga nk'usunikira abanyafurika ko aribo bakwiye kuza bagafasha Kongo. Ngaho iyesi yaje bagafasha East Kongo. African Regional Force yahageze. Urumva Kamere we yahageze. U Rwanda rwakoze deal na Tshisekedi yo kujya bacuruzanya. Indege zitatajya ziraguruka, abantu batangira gutogoza. Rero nibyo bazungu batashaka. Abantu batangira gutogoza zahabu ngo bayongera agaciro. Abirengerazuba bw'isi baravuga ati niyo mitwe mushaka kuzana. Nibyo nakubwiraga buriya kuba Loni iri hariya irimo gucungira ku jisho. Bano bantu bakwiye kwicara bakamenya ngo ntago MONUSCO ikunze iyo challenge, iyo rivality ya EAC yaje hariya. Barimo gushaka kugira ngo nayo igiye mu gakinanirwe kuburyo abakongomani bazinuba East African Regional Force bakongera bakagarukira MONUSCO. MONUSCO ikabona koyo kongera gutegeka nk'imyaka 10. Izi ngabo za Kenya bazazirukana rwose. Bazazirukana baziteza n'ibicumuro n'ibyaha. Ubutasi bwabo mpuzamahanga bushyira amafaranga muri zo za ruca. Urumva bajye kuzitera amabuye zivumbure zitahe. Ati nimwarebaga namwe ntimushoboye kwiyobora, nitwebwe gatirisi twebwe. Reka rero tuye kubite mu bintu ahubwo murebe. MONUSCO hori beshya ngo nta mbundigiro. None izazisohora nshyashya, ariko nyine abahungu no basohora izindi bavuga bati okay, twongeye kubona indi manda y'imyaka 20. Imyaka ishire ibuye rigenda. Buriya Vitali Kamere yaragiye kugera ku ngingo. Ariko imitwe ya Kamere uziko yari nawe dirikabo wa Tshisekedi. Niriya migambi yo gukorana nk'akarere yayifitemo uruhare. Vitali Kamere urabizi akoresha no bukwe. Urumva hari inka yahawe umwe mu bantu bakomeye mu Rwanda biteza amakimbirane. Ririya tsinda ry'abakongomani bumva ibintu kimwe gutyo nibyo byagombye gukemura ikibazo koko. Erega kukakubwira niba n'ibintu nacukurwa rigacukurwa rigarukira mu Mombasa ritwarwa na mwene wanyu. Hakugira ngo rijye gutunganyirizwa mu Faransa rigashingana. Hakugira ngo no mu general Nyage ari uriya disons wenda nka komando wa MONUSCO Forest ariko ntabyo muziho ndiseguye. Niba yaritwarwa na Nyaga rizakiza umunyafurika. Kuko azaze gushora imari nuko abanyakinya barimo bashora imari muri East Africa yose bafitemo amabanki. Donc nuko nshaka kubyumva. Rero hano ndi ku ruhande rwa Vitali Kamere n'abandi bakatumbi bumva ibintu bijya gusa muri ubu buryo. Ariko ntabwo ukuboko kubari inyuma kwa gashoza ntambara gushobora kubibemera. Ntabwo kuzava kuva mu 1885 cya gihugu bagitera imirwi kandi impamvu bari bafite na no biracyahari. Niyo mpamvu bisigarije FDLR. Ziriya ramunansi ziri hariya kugira ngo nibashaka gukongeza bajye bazikongerezamo. Urumva? Kandi igihe kizaza tunamenye n'abakongeze mu 23. Urumva kuko tuzamenya abantu bumva ko impunzi zivuga ikinyarwanda ziri mu Rwanda zabuze aho zitaha muri Kongo. Bariya koko Kongo yabuze ubutaka tuzama abantu. Ese hari wahuza adafite aho yaratuye? Hatuye nande se byamubuza gutaha. None se bari abanyarwanda kuva kera ko bari batuye kuva kera ahubwo nibo bacumbikiye bari andi moko yagiye haza. Kuki bino bibazo barimo muri iki gihe batari babiri. Ngaho bazambwira mwana mboka azadusobanurire ijambo rubare ikivuze. Atubwire ijambo iri Ingabo rituruka kuki. Ahubwo se atubwire niba ni hariya za Kitagoma kutagoma niki. Azaza bidusobanurira. Wowe uri hano hafi y'u Rwanda. Ikisangane hariya iri atigira arimo irakorera imyitozo. Kuko ari muri Rwamara. Ngo hitwa mu hari agace kitwa Rwamara niho bakoreraga imyitozo. Bakoraga imyitozo mu Rwamara cyangwa nagira ngo ni ngo ni imwe muri Uganda. Nagira ngo ni mu biryo. Muri Uganda irari, mu Rwanda irari. Hariya nagiye kumva. Bagira ngo bari sejem. Mu gace betse nze wenda. Nabyumvise. Ko abakoreraga ahantu mu bita Rwamara rwose. Nahabonye. Ngo babere mu kigo cya Rwamara muri teritwari ya Bunia. Muri Bunia. Soza ikiganiro. Urumva ko harahiye. U Rwanda rwari rugari. U Rwanda rwari rugari kandi narwo nuko bajya baruvuga nyine rukitoza utwatsi. Sha hari ahantu rero u Rwanda mvuga ariko ntago ari leta. Ndavuga wowe nanjye. Nkako kajambo reba nko muri inkuru wanditse wafashe mu Rwamara gusa. Harabarya reka dusoza ikiganiro tutazakubagana kuri kamera. Ariko umuntu wese ufite inyoko nyarwanda ibi bintu biramurya. Niyo mpamvu ubona muri minsi abanyarwanda bamwe begereje umutima intambara ya M23 kuko tutabeshyanye bari amaraso amwe.
amaraso arakururana bari ibisanira. Ntabwo ushobora gufata abantu ngo wiri kubatwika ngo nabatutsi ngo uragira gute n'iki wowe no kubita muri Kongo. Mu Rwanda bafite uko bitwa kubera politiki hari, noneho ngo umve ko undi muntu azatuza ngo arikirehe abandi barimo gutwika ubunaka. Ashobora kuba hari nk'impunzi ariko n'utari impunzi bakunga ubumwe. Ubuse imyaka 20 zari impunzi zimaze za Kiziba, impunzi zavaga Gihembe, giye nakoreye ibyumba igihe kinini na zira mpunzi bazihashirana niho nakoreraga. Uzi umubano ziba zarubatse n'abaturage cyane, habaye n'abaturage wajya ruyaga ububanza banasura naho bageza baranashingirana gushingirana gusa. Nawe umuntu wabaye bita za ruyaga ahantu utazaye SOS hakikije kare gasozi ka Gihembe niho nzi cyane. Ukazajya za Nyabiheke hegereye Ingarama na hari ahantu muri umurenge wa Gitoki hari hafi impunzi zamaze kubana ku buryo dufate nk'urugero niba nk'impunzi wenda ntawe ubizi zaba zitoroka umwe zikajya muri M23. None se agezeyo agahamagara abagenzi be biganye primaire ateshate ndi ku rugamba, wabona umuntu kuri Twitter nawe yamwegereje umutima wajya kuvuga ngo iki. Bari abantu apati y'ibyo ngibyo bafite inyoko nyarwanda, ngewe ni bene wacu. Umuntu byumva ukundi ibyo biramureba, ni uburenganzira bwiwe, nkuko iyo bibaye ngombwa n'umuntu wo muri Tigre mufata nk'umwene wacu, n'umuntu wo muri West Africa muri Burkina Faso iyo akoze neza giye mwita mwene wacu kuri mwene wacu munyafrika. Abanyarwanda barwaniriye South Africa, abatanzania barwanye muri ANC, barwana mu mutwe wa Mukoto wansinzwe bari muri ANC ni benshi. Wigize ko Mandela bigeze kugaragaza butine zo yajyaga yambara ngari muri kwa Nyerere muri Tanzania. Abagande bagize muri ANC South Africa kugira ngo ibone ubwigenge, barwanamo fresh, urumva ni benshi. So ntihakagire rero umuntu wibwira ko iyo tuvuga ku bavandimwe b'abakongomani bavuga ikinyarwanda n'abandi muri rusange tuba twivanga. Ntabwo tuba twivanga, nicyo kintu abirabura tubura kutamenya ko twese turi bakavumwa ku bazungu ngo twishyire hamwe kimwe. Waba uri umunyarwanda waba uri umunyekongo batubona kimwe twese, ariko twebwe ntabwo tubasha kwishyira hamwe ngo ahubwo duhangane. Uzi ikintu gihe cyantesha umutwe buriya nkata umutwe bwose mukabona nawe utaye, nuko M23 bari kuyita ibyihebe ikagenda igakora nk'ibyihebe. Niyo mpamvu ntabwo nyambihisha n'abantu bari M23 bakurikirana ibiganiro byacu ndabizi mbona babisharinga. Ariko numvise ko inzego z'ubutasi za Kongo ngo zawurijemo igitero cy'ubwihebe. Icyo tuzakiganira ku buryo bwihariye mu kindi kiganiro. M23 igenda tukabona iragenda itwika imihana nka bira bya EDF, igatwika ikaba yakongeje Bunagana, ikaba yakongeje Kiwanje, kongeje Rubare ku mashanyarazi rutwika rwa rugomero. Mbega tukabona ko igiriki igakora nk'ibyihebe. Ninde se ari kuyishyigikira? Ninde se kongera no kwivuga kuri izi kamera kari yo yirwanyeho, urumva? Ninde se umuntu wajya gushyigikira abantu bagenda bagira gute? Ariko jewe rero ntuzugatwika abantu ukajya ugira gute nkabona amafoto, nta foto nta cyabaye. Tukabona abo bantu b'abatutsi muri Kongo bahungira mu Rwanda. Ntabwo tuzashyira hamwe, ntabwo zakangwa n'umuntu wari wese kureka kuvuga ko ibyo natari byo. Bityo rero dusoza ikiganiro ni kiyasi cyuko abanyafrika bakicaye hamwe nka biriya perezida bari batangiye, tukabona wa mudugudu wa perezida Kagame koko wo kubakira no kuri Nyiragongo urubaswe wari gutaha ku munsi w'ubwigenge wa liberation ngira ngo things like that. Noneho tukabona Kongo Rwanda iraguruka, tukabona gaz metane yatangiye gucukurirwa hamwe y'u Rwanda na Kongo, tukabona imipaka irimo gufungurwa, izi ngabo za Kenya zikagenda friendly zaba iz'u Rwanda zaba iz'iki gose bakazageza kimwe ikaba Etat Federale. Umuntu uri mu Rwanda w'umukongomana akumva ari Iwabo, hagataha Ushaka. Umuntu uri muri Kongo ari umunyarwanda furu akumva ari Iwabo. Ariko iburengerazuba bwese bwamenyemo inyuze ntibashaka ko no kugishyira hamwe. Politike y'ababirigi ya diviser pour régner nibo bayizanye muri aka karere, baracyayikomeje. Ubwo rero Kongo kumbwira ngo amahoro yayo, u Rwanda, Uganda hose abo bantu bagifitemo kaboko. Naravuze mu biganiro bize ibihugu nititirago bikora ikintu kimeze nka rukokoma bisasa inzobe byishare hamwe bizamera nka CNN perezida Kagame yavuze ngo abantu batori CNN bazishyira mu icupa aho kugira ngo zatake uwazishyize mu icupa zikatakana zikarwana. Tuzabaho nka CNN imbere y'abarengerazuba bw'isi igihe bishyize ngo bagakora za NATO bishyiramo bakora rwose itajegajega. Ariko nibatuma abanyafrika bagira umuryango nkuriya, nibatuma barabo bagira umuryango nkuriya, ntabwo babyemera bahita bazana amakaduruva na Kadafi washatse kubizana ubonye ibyo bamukoreye. Urumva tuzahora baturagiye gutya generation pour generation neza nk'isenene mu icupa baturagire. Nuzanye igitekerezo
nka perezida Kagame na Tshisekedi bamwera imene niba na ngo babaca intege cyane, nta elimination itari yo kubaca intege. Urumva ariko baravuze bati mbega abanyarwanda nibashyiramo n'abakongomane, abanyarwanda kuri leadership bari imbere, Kongo ku bukungu iri imbere, abarundi nabo bamaze kumenya kuzamuka, Museveni we n'ikibamba. Urumva baravuga ati abagabo nibihuza bizadukoraho, ni East African Regional Force urazurebe barayikurayo. Reka dusoze ikiganiro Denis kuri ahangaha kugira ngo dukomeze kugenda mu zindi activity za buri munsi, ariko dushimira umwe wese ukomeje gukora subscribe akayikora kakanu ka like, ariko gihe like sinyanishyira mumbwira abantu nta wumva bitagenda neza ajya bicurika ujya kugira ngo utukane wakanda kuri ukagira gutya, ariko ibitutsi byo ntabwo biba biryoshye rwose, ntabwo biryoshye. Hari abantu bakunda gutukana, ako amahirwe tugira kuri Bwiza TV abantu rwose badukurikira nta bitutsi biba, ntabwo byaba byinshi, ni rimwe ku ijana. Ubanza mubisira oya ntugasibe commentaire ntabwo ari byiza, tujya dusi reka yo tubashimire bose gukora like cyangwa dislike, no one knows, cyangwa se ugakora na commentaire. Reka burya rero iyo uhuye n'inkuru wagize mu ruhare ukabona muhuriye hano nko ku zindi groupe undi muntu yayisharinze, abantu bajye bamenya ko ibintu dusaba bigeze kuri 5: subscribe, like, share na commentaire. Nta muntu 90% ukora ikiganiro ibintu atabisabye, nuko ari byo byo kurya bifungurira umunyamakuru bikamwongeramo imbaraga, yaba umusesenguzi yaba umuyobozi w'ibiganiro w'ibyo azakora mu gihe kindi kizaza. Ntabwo rero routine iri aho ngaho gusa, nuko ari ikintu kiba kiri ku mutima cy'umuntu asaba. Nyamuneka wowe wari iki kiganiro ntibajye gukora like, subscribe, share na commentaire kugira ngo ibintu bishobora kuba uburyohe. Tugushimira rero wakoje kudukurikira. Ngewe wari iki kiganiro ni David Eugene Marshal na Denis Nsengiyumva, naboneraho kwifuriza weekend nziza, dore ubu dusa nkaho twayitangiye. Oya rwose baryoherwe, ariko ubutaha ujye utubwira n'ahantu cyangwa uduha akanimero kawe kugira ngo tumenye aho duhurira dusangire kamwe dusangire ako umuntu kamugera ku mutima kose. Reka nshimire na equipe ya technique baba bari kuri kamera hariya babona batureba, nibo babanza kubonja ku biganiro ndetse n'abatunganya amajwi muri studio. Reka tubifurize ibihe byiza, buri umwe wese ari mu ruhande rwe, kandi n'abashobora kuba bafite ibibazo bitandukanye bihangane, Nyagasana ari kumwe nabo natwe twese. Reka tubasezeranye rero ko ikiganiro uruvugiro ubwo naho butaha mu cyumweru gitaha, tubabwire ngo ciao ciao, bakomeze kugira ibihe byiza. Asante sana.